wigenzurire ureba mu mutima ureba ibyo uri kurwana nabyo ureba niba ugihetse agakiza abantu ntabwo bagihetse abana aba basigaye bahetse ingobyi aho kugira ngo baheke abana baragiye kera ariko ndi kukubwira ngo ongera uheke ongera ujishe ukomeze ongera uheke umwana wawe waramutakaje ongera usabe Imana umubwire ngo Mana burya hari ibyo nataye hari ibyo natakaje ongera ungarurira agakiza Imana idufashe cyane abantu basigaye barataye agakiza abantu basigaye baraguye mu byaha barimo barinezeza ariko urabikora kenshi Imana ikakureka reka nkubwire ngo iminsi iba myinshi amazi izasubira kunyura munsi y'ukuboko kwa nyirazo yongera agira ute yongera zibare Imana idufashe cyane ndimo ndatangara ndimo nibaza ngo Yesu nagaruka azasanga uri intama cyangwa azasanga uri ihene Imana idufashe cyane twemere dukomerekere mu murimo ariko Kristo azaduhembe ariko amina kuko niba warageze mu murimo w'Imana ntabwo wahamagawe n'abantu icyakora niba warahamagawe n'umuntu n'ukuri kw'Imana ntabwo umurimo uzawubamo ariko niba warahamagawe na Kristo umurimo uzawubamo umurimo uzahura n'ibikomeye hari ibizagukomeretsa ariko reka nkubwire ngo hari imitsima yasigaye y'abantu basenze Imana itugirire neza muri iyo mitsima y'abantu basenze reka nkubwire ngo n'uwawe urimo Imana idufashe cyane ariko haleluya topestaya bone sile gustine vosanse Imana itugirire ongera wamara ingweto wazikuyemo Imana idufashe cyane ongera uzambare ongera ubwire Imana iguhe inkweto zarashaje kubera amagambo zarashaje kubera ubusambanyi zarashaje kubera ubujura nyamara urabikora Imana ikakureka ukagira ngo murahwanye ariko reka ngubwire ngo igihe kirageze Imana ije kubishyira ku karubanda here vosile gustine vosayibone Imana ije kubishyira ku karubanda kandi nigushyira ku karubanda ibyawe bizaba bibi abantu barimo barasabanya nyamara reka nkubwire ngo utunga mugenzi wawe urutoki utazi ko n'izisigaye ziri kukureba nyamara nimureke dukorera ijuru nk'abazaritaha dukorera isi nk'abazayivamo Imana itugirire neza cyane ni ukuri nimureke tuzapfe nk'abakiranutsi bakoreye isi nk'abazayivamo wado pastaya bonesile gustine vosanse visanse dokene vosile gustine vosanse dokene vo Imana ikugirire neza Imana yongere igaruke ku bantu b'Imana bamaze guta ibyiringiro Imana yongere igaruke ku bantu b'Imana bamaze gutagakiza reka nuko ibiduhiga bishize natwe tuzabaho nukuri hari byinshi waturindiyemo kandi muvugana kuri mikoro ni wa mubyeyi turi kumwe bani nka Christine baho neza uraho neza meze neza ndakwakiriye mu izina rya Yesu Kristo hari akantu bagiye bavuga barokore biwanyu ngo no mu ijuru bazakwakire no mu ijuru bazakwakire ibyo niko bimeze nawe urifuza kuzakirwa mu ijuru cyane rwose uzi gukorera isi utazabona ijuru wapi kagubwa neza mu isi tugomba gukorera isi nk'abazayivamo tugakorera ijuru nk'abazaritaha yego gukorera isi nk'abazayivamo ngo no gukora gute hanyuma no gukorera mu isi ukiranutse yego ugakorera mu isi ukiranutse nizere ko iyo wakoreye mu isi ukiranutse no mu ijuru nyine bizaritaha abakiranuka bo tubona mu isi twakwita ngo ntabwo twamenya umukiranutsi uwo ari we birashoboka ko umuntu awumenya oya ntabwo umukiranutsi ni ukora imirimo myiza agakorera imirimo itunganye akera imbuto hari umuntu nasomye muri birango witwaga Nikodemu uriya wasanze Yesu nijoro niwe mu bigaragara byose yari umukiranutsi witwaga yakoraga imirimo myiza ariko hari akantu kamwe yari afite abuze asanga Yesu nijoro kugira ngo amufashe hari abantu dushobora kuvuga ngo nabakiranutse kandi babura ku kantu kamwe ariko nanjye navuze ngo ukora neza agakiranuka birashoboka ko wakiranuka ugakiranukira abantu bakureba ariko wagira hirya imirimo mibi igakomeza mu by'ukuri uzaba weretse abantu ko ukiranutse ariko data wa twese we yarangije kugira ute yarangije kukubona yego meze neza rero meze neza ndamahoro umugabo ari aho arashima uze kumusohoreza ndamusohoye kubize se sibyo oya nibyo cyane ni ukuri
uyu muntu azana nka Christine rwose mirukana ari umukobwa muto cyane none yarabyibushye Imana kugenda ibigenza neza yajyaga bimubwira uri kurya ku masezerano niko bimeze bigatuma twarayakoreye yego umurimo w'Imana uri kugenda umurimo w'Imana urimo uragenda nta kibazo yego murashima Imana turashima Imana okay zani ngwaye ikaze rero mu kiganiro cyacu kandi ngwaye ikaze ku Musaraba TV nakwibwira ngo ntibizabo bwa nyuma yes nibyo ahubwo uzikomeze uvuga Imana cyane rwose nkunda nsigaye mbwira abantu ngo uvuga Imana ariko neza kuko hari abantu bari kuvuga Imana nabi bakaza bakayitukisha mu batarakebwe muharanire kuvuga Imana neza kandi zabagororera nanjye ndi muri ubwo ndi kwibwira cyane rwose sibyo vuga ngo amen nasezeranije guhora ngukurikira Yesu iminsi yose umpore hafi mukiza wanyinjirije singitinya intambara mbi zose umagarikiye sinashobora kuzimira nimora nkuyoboka duhore tuyoboka Imana haleluya Imana ishimwe haleluya amina nayo ndumva ndi gufashwa fashwa zaninka karame senga Imana dutangire Mana data wa twese yego Imana yambaye ukuri haleluya Imana ikiranuka muri byose Mana nyamana Imana ifite imbaraga n'ubutwari Imana yambaye gukomera ubereye mwiza turakwemera Yesu wabaye mu ruhande rwacu uremera uraturinda ushimwe Yesu uhimbazwe kuko uri umukozi w'umuhanga turakwemera Yesu twahuye n'intambara Uwiteka Imana benshi bahuye n'ibyabacogoze ariko turakwinginze Yesu ngo niwongere ugaruke ku bantu bawe hongera ubiyereke Yesu izina ryawe nirishimwe muri uyu mwanya uri kubane natwe neza y'Imana ibane natwe utwemerere utwumvire muri uyu mwanya utugirire neza haleluya 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 ndabyibutse Yesu ari ku musaraba gisamba kimwe kiramubwira ngo niba uri umwana w'Imana niwikize natwe udukize ariko ikindi kibirindutse kiramubwira ngo tuzi ibyo twakoze nugera mu bwami uzadusabise haleluya natwe muri uyu mwanya utwemerere ugumane natwe utwemerere udufate kuko twebwe tugufashe twakurekura hestaya winevo sanse doveria side fata abantu bawe bakomereza agakiza fata abantu bawe bakure mu rungabangabo fata abantu bawe wongera ubagarukeho izina ryawe nirishimwe urakoze Mana ukomeze kuturengera ukomeze kutugirira neza kandi tubizi neza ko nutwubaka turubakika izina ryawe nirishimwe urakoze gumana natwe kandi ukomeze kuturengera ukomeze kutugirira neza ukomeze kutwambitsa imbaraga ukomeze kutuvuganira Kristo izina ryawe nirishimwe urakoze gumana natwe mu izina rya Yesu amen ndashaka yuko twibanira ningeragezwa n'isi numva amajwi yawe anyinginga iteka ngo nkuzeho ababisha baranyegereye bari inyuma n'imbere nyamara nkwisunge Kristo undinde ibicumuro ababisha baranyegereye bari inyuma n'imbere
nyamara nkwisunge Kristo undinde ibicumuro. Mukiza we, mukiza ijwi ryawe numvise rindutirayo yose, unyongorere mu mutima ngo ntumvirayo mushya. Urumbwiriza ibyo kuntinyura kandi uhora untegeka, uvuge ngo nanjye nkumvire murengezi nizera. Urumbwiriza ibyo kuntinyura kandi uhora untegeka, uvuge ngo nanjye nkumvire murengezi nizera. Haleluya. Kandi umpe kugera ikirenge mu cyawe muyobora, imbaraga zawe zonyine nizonjya niringira. Ujye unyobora iyo nzira yawe nkiriho muri iyi si, maze uzanyakire mu ijuru mukunzi wankijije. Ujye unyobora iyo nzira yawe nkiriho muri iyi si, maze uzanyakire mu ijuru mukunzi wankijije. Haleluya. Imana ishimwe. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Izina lako Haleluya. libarikiwe. Umuririmbyi yari ari mu mwuka. Haleluya. Imana ishimwe. Ariko haleluya. Amen. Imana ishimwe. Uyu muririmbyi yari ari mu mwuka. Mm. Uyu muririmbyi yari arimo gusenga. Uyu muririmbyi hari ibyo yari ari gusaba Imana. Imana ishimwe. Natwe hari ibyo dukwiriye gusaba, hari ibyo dukwiriye kongera kwibwira, hari ibyo dukwiriye kongera. Haleluya. 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 Komeza ugende ukumva kuyobora nuko. Amen. Haleluya. 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 Amina. Imana itugirire neza cyane kandi Imana itwambitse imbaraga. Imana yongere itugarukeho, idutinyure. Imana yongere itugarukeho, yongere twambike ibyiringiro, yongere twambike agakiza, kongere kinjire muri twe. Abantu bamaze kugatakaza, ariko ni ukuri ngwifurije kongera kukakira. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe. Nepo reka dusome ijambo ry'Imana. Ubu noneho ndisomera. Yego. Ubu noneho ndisomera. Tugiye gusoma ubutumwa bw'isuku bwanditswe na Matayo ibice 2:19. Hari kuvuga ngo Herode amaze gupfa, marayika w'umwami Imana araza abonekera Yosefu mu nzozi ari muri Egiputa ati, byuka usubize umwana na nyina mu gihugu cya Isiraheli, kuko abashakaga kumwica bapfuye. Arabyuka ajyana umwana na nyina asubira mu gihugu cya Isiraheli. Amen. Haleluya. Reka twongere dusubiremo. Herode amaze gupfa, marayika w'umwami Imana araza abonekera Yosefu mu nzozi ari muri Egiputa ati, byuka usubize umwana na nyina mu gihugu cya Isiraheli, kuko abashakaga kumwica bapfuye. Arabyuka ajyana umwana na nyina asubira mu gihugu cya Isiraheli. Imana itugirire neza, mumvugire ngo amen. Amen. Haleluya. Oya nimunkundire munyikiririze rata. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana ishimwe. Iri jambo narihaye intege ivuga ngo ibiduhiga bishize natwe tuzabaho. Ibiduhiga bishize. Ibiduhiga bishize natwe tuzabaho. Imana itugirire neza cyane, mumvugire ngo amen.
amen. Imana itugire neza cyane. Ijambo ry'Imana riratubwiye ndetse uhereye hariya kuri 2, Imana idufashe cyane kandi Imana itugirire neza. Abanyabwenge bari burasirazuba ngo babone inyenyeri yo kujya kuramya Yesu, cyari ikimenyetso cyo kugira ngo baje kuramya Yesu. Imana itugirire neza. Ngo nuko bamara kubona iyo nyenyeri, abanyabwenge barahaguruka bajya kuramya Yesu. Ngo bageze mu marembo ya kwa Herode, inyenyeri barayibura. Ngo bamara kuyibura bajya kwa Herode, mumvugire ngo amen. Ngo bageze kwa Herode, ngo nuko abanyabwenge babaza Herode ngo mbese umwami wavukiye muri iki gihugu cyangwa si muri aka kagari cyangwa si muri uyu murenge yaba yavukiye he? Bagiye bamubaza. Ngo nuko Herode akimara kubyumva agira ubwoba, ngo amare kugira ubwoba aravuga ngo mbese umwami waba wavukiye muri iki gihugu yaba arinde ahantu naba ntazi, uwo mwami yaba yavukiye he? Imana itugirire neza cyane. Ngo Herode agira ubwoba ahinda umushitsi, ngo arangije afata abanyabwenge arongera arabihererana arababaza ngo mbese aho yaba yavukiye ni hehe? Abanyabwenge ntago bari bahazi. Ngo nuko Herode amaze kugira ubwoba abwira abanyabwenge ngo nimugende, nimwamara kumenya ahantu yavukiye muzagaruke. Haleluya, muzagaruke. Ariko Herode yari afite misiyo yuko nibaramuka bagarutse bakamubwira bazagira ute, wazajyayo akagira ute, agakora misiyo yamujyanye akamwica. Imana itugire neza. Uwo mwami wavukiye muri ico gihugu uje kumukura ku ngoma. Imana idufashe cyane. Nuko ya nyenyeri irongera iraboneka ibajya imbere irabayobora. Imana idufashe cyane. Ngo baragenda bageze kwa Yosefu, ariko haleluya, Imana ishimwe. Ngo bageze kwa Yosefu, ngo barangije ngo bamutura, ngo basanga Mariya ndetse n'umwana aho bari barangije bamutura amazahabu, bamutura icombe n'iki n'isange. Haleluya, Imana itugirire neza. Ngo nuko barangije kumuramya, Imana idufashe, baburizwa n'Imana mu nzozi, barabwirwa ngo inzira mwanyuzemo. Haleluya. Cyambere na amakuru, cyambere na amakuru. Iyo Kristo yaguhaye amakuru, nukuri kw'Imana akaza akakubwira ngo mwana wanyu mvuko mvuganye nawe, niba wari guca muri iyi nzira ntuyinyuramo, nyura muri iyi nzira. Nukuri nta ku Imana ibitagize. Imana itugirire neza cyane. Haleluya. Imana idufashe. Ngo nuko abanyabwenge ntibongera kunyura muri ya nzira banyuzamo, ngo bongera ngo binyurira iyindi nzira. Herode ategereza abanyabwenge arababura, ngo amare kubabura ahita atanga itegeko. Ariko Imana itugirire neza cyane. Reka nongere ngubwire ngo ibiguhiga bishize. Haleluya. Ibiguhiga bishize. Nepo ibiguhiga bishize. Ibiguhiga bishize nawe uzabaho. Ibimiga bishize nanjye nzagira ute, nzabaho. Imana idufashe cyane. Ngo nuko ngo ahita akoresha inama inkubagahu, ngo amaze gukoresha inama ahita atanga itegeko. Imana idufashe cyane. Haravuga ngo uwo mwami wavukiye muri iki gihugu nimugende, nimwamara kumubona mumwice. Imana idufashe cyane. Ngo nuko muri uwo mwanya marayika asanga Yosefu, haramubwira ngo fata umwana na nyina urangiza ugira ute, ubahungishe. Haleluya. Imana igituburira ikatumenyesha ikibi kitari cyatugeraho, ikatugira inama. Imana idufashe cyane. Ngo nuko arangije arabahungisha, afata umwana na nyina arabahungisha, ko arangije abajyana muri Egiputa. Imana idufashe cyane. Ngo nuko bahera ko bica abana b'imyaka 2 ukamanura. Ariko Yesu we bari bamuhungishije bamujyanye muri Egiputa, ngo bahera ko bica abana b'imyaka 2 ukagira ute, ukamanura. Ikibabaje ni kimwe, nuko Rasheli yababajwe nuko abana be bapfuye ari ingwingiri, bapfuye batihanye. Imana idufashe cyane. Birashoboka ko nawe ahuri uri mu isaya y'ibyaha, ukiri mu byaha. Yesu ari kubabazwa n'ibyaha byawe, ari gukubwira ngo ngera ugaruke umwemerere. Yesu akuruhure, urarushe, ufite ibikuruhije. Imana ikugirire neza. Ongera usanga Yesu akuruhure, ongera usanga Yesu akugirire neza. Babazi z'Imana ziracyahari. Birashoboka ko wabaye Herode mu murimo, ariko Yesu ari kukubwira ngo imbabazi ze ziracyagize ute, ziracyahari. Imana idufashe cyane. Ariko haleluya, Imana itugirire neza. Ngo nuko Rasheli ababazwa n'abana be bapfuye ari ingwingiri, ngo ararira yanga guhozwa, ararira yanga guhozwa. Imana idufashe cyane. Hongera wigenzure, ureba mu mutima
ureba ibyo uri kurwana nabyo, ureba niba ugihetse agakiza. Abantu ntabwo bagihetse abana, aba basigaye bahetse ingobyi aho kugira ngo baheke abana. Abana baragiye kera, ariko ndi kukubwira ngo ongera uheke, ongera ujishe, ukomeze, ongera uheke umwana wawe waramutakaje, ongera usabe Imana umubwire ngo Mana, burya hari ibyo nataye, hari ibyo natakaje, ongera ungarurire agakiza. Imana idufashe cyane. Abantu basigaye barataye agakiza, abantu basigaye baraguye mu byaha, barimo barinezeza, ariko urabikora kenshi Imana ikakureka. Reka nkubwire ngo iminsi iba myinshi ariko igahimwa n'umunsi umwe. Imana idufashe cyane, ariko amina. Imana itugire neza cyane. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nuko igihe kigeze Herode amaze gupfa, marayika arongera asanga Yosefu, aramubwira ngo noneho rero, haleluya, aramubwira ngo noneho rero ongera ugarure umwana na nyina hehe mu gihugu, kuko abashaka kumwica bagize ute, bapfuye. Ko nuko agarura umwana na nyina hehe mu gihugu. Imana itugirire neza cyane, ariko haleluya. Hari ibyatumye utoroka, hari ibigerageza byakugezaho bituma urambirwa, bituma utoroka umurimo w'Imana, ariko Kristo ari kukubwira ngo nuko ibiguhiga bishize nawe uzagira ute, uzaba. Reka nkubwire ngo garuka mu murimo w'Imana. Gute umuntu agutera ubwoba, gute umuntu atuma uva mu nzu y'Imana, gute umuntu atuma utsibuka umurimo w'Imana, nawe ufitanye urubanza n'Imana. Imana itugirire neza, haleluya. Imana idufashe cyane, ufitanye urubanza n'Imana. Nama nakugira nuko wakora umurimo w'Imana, ukawukora udashidikanya, ukareka kwiringira abantu. Imana idufashe cyane, haleluya. Ongera utekereze neza. Nasomye ijambo ry'Imana riri hariya muri Yeremiya. Imana idufashe cyane, 33:13 kuri yaho havuga ngo intama zizasubira kunyura munsi y'ukuboko kwa nyirazo, yongera agira ute, yongera zibare. Imana idufashe cyane. Ndimo ndatangara, ndimo nibaza ngo Yesu nagaruka azasanga uri intama cyangwa azasanga uri ihene. Imana idufashe cyane, ariko haleluya. Yesu nagaruka azasanga uri intama cyangwa azasanga uri ihene. Ni ikibazo. Haleluya, Amen. Haleluya. Mungu. Ndikukubwira ngo ongera urebe neza, wigenzure, urebe niba Yesu nagaruka azasanga uri intama, cyangwa si niba warabivuye mukaba warabaye ihene. Niba warabaye ihene, iminsi iba myinshi ariko igahimwa n'umwe, urabikora Imana ikakureka, ariko umunsi uzaba umwe ukacirane n'Imana. Ariko haleluya, haleluya. Ariko kubayizeye haracari ibyiringiro. Nikukubwira ngo ku muntu wayinambyeho akemera akayinambaho, agahura n'ibigeragezo ntacike intege, agakomeza urugendo, agakomeza iyo nzira ntacike intege. Reka ngubwire ngo Yesu nukuri, Yesu azaguhemba, Yesu azakugirira neza, Yesu ari hafi yawe, Yesu ari bugufi bwawe. Icyo nzi neza nawe ayikoreye ngo yikorere amaboko. Imana tugirire neza, Haleluya. ariko haleluya. Amina. Imana ishimwe. Muvugire ngo amen. Amen. Haleluya. Twamaze kumenya neza ko ibiduhiga nibimara gushira ntakwe tuzabaho. Twahuye na byinshi byaduhize, duhura na byinshi byadukomerekeje, ariko nimwemere dukore umurimo w'Imana, twemere dukomerekere mu murimo, ariko Kristo azaduhembe. Ariko amina. Kuko niba warageze mu murimo w'Imana ntabwo wahamagawe n'abantu, icyakora niba warahamagawe n'umuntu, n'ukuri kw'Imana ntabwo umurimo uzawubamo. Ariko niba warahamagawe na Kristo, umurimo uzawubamo, umurimo uzahura n'ibikomeye, hari ibizagukomeretsa. Ariko reka nkubwire ngo hari imitsima yasigaye y'abantu basenze. Imana itugirire neza. Muri iyo mitsima y'abantu basenze, reka nkubwire ngo n'uwawe urimo. Imana idufashe cyane, ariko haleluya. Topestaya bone sile gostine vosanse. Imana itugirire neza. Hari imitsima y'abantu basenze, wahuye n'amabuye menshi uyasitaraho, urarambe, ariko Kristo ari kukubwira ngo nubwo wayasitaye komeza wihangane. Reka nkubwire, mbese umaze kubivamo ukarambirwa, wagera hanze ugahura n'ikibazo gishobora gutuma itorero urikenera, byagenda gute? Reka nkubwire ngo garuka, wemerere Kristo. Tumaze kumenya neza ko ibiduhiga birahari, ibitugwanya birahari,
ariko menya ngo nyuma y'ibyo byose ibiduhiga bishize natwe tuzagira ute tuzabaho. Imana itugirire neza cyane. Umuntu umwe yaricaye aravuga ngo ikinyoma kigenda kuri esanseri kagenda ciruka kikagera iyo kigiye, ariko ukuri guca kuri esikariye kukagenda kwitonze. Imana idufashe cyane. Reka nkubwire ngo komera, reka nkubwire ngo ihangane. Hari ibyagukomerekeje, ariko burya hari igihe kigera, niba warakomerekejwe n'abantu, niba warakomerekejwe n'umutware, niba warakomerekejwe n'abana, Imana ikakwamara kuko twamaze kumenya neza ko iyo byaguhize nyuma y'ibyo byose Imana iraza ikakomora. Imana itugirire neza cyane. Haleluya. Amen. Imana idufashe kandi Imana ikomeza kutwambika imbaraga. Ongera wamara inkweto wazikuyemo. Imana idufashe cyane. Ongera uzambare, ongera ubwire Imana iguhe inkweto. Dore zarashaje kubera amagambo, dore zarashaje kubera ubusambanyi, dore zarashaje kubera ubujura, nyamara urabikora Imana ikakureka ukagira ngo murahwanye. Ariko reka ngubwire ngo igihe kirageze, Imana ije kubishyira ku karubanda. Herevosile gustile vosayibone. Imana ije kubishyira ku karubanda, kandi nigushyira ku karubanda ibyawe bizaba bibi. Imana itugirire neza cyane. Imana yongere kugarukeho. Abantu barimo barasabanya, nyamara reka ngubwire ngo utunga mugenzi wawe urutoki utazi ko nizisigaye ziri kukureba. Nyamara nimureke dukorere ijuru nk'abazaritaha, dukorere isi nk'abazayivamo. Imana itugirire neza cyane. Nukuri nimureke tuzapfe nk'abakiranutsi bakoreye isi nk'abazayivamo, bagakorera ijuru nk'abazaritaha. Imana itugirire neza cyane. Muvugire ngo amen. Ariko haleluya, haleluya. Imana itugirire neza cyane. Muririmbyi umwe arangije aravuga ngo nuko ngihamagarwa imbabazi ziwe ziritaba, ntaragira icyo mvuga zirambobera, ziti ngwino nsange mutima nkunda cyane, ndakubabariye. Nuko ngihamagarwa imbabazi ziwe ziritaba, ntaragira icyo mvuga zirambobera, ziti ngwino nsange mutima nkunda cyane, ndakubabariye. Ariko haleluya, Imana ishimwe cyane. Uyu muririmbyi nawe yaricaye yifuza ko izi mbabazi zamugeraho, yifuza ko izi mbabazi zamugenderera. Imana ishimwe cyane. Ahari wowe izo mbabazi ntabwo zishaka, izo mbabazi ntabwo zikeneye. Imana itugirire neza cyane. Ongera ubwire Imana ikugarukeho, ongera usabe izo mbabazi, ongera ugire ibyo byiringiro, utere intambwe ubwire Imana ngo Mana nanjye izo mbabazi ndazishaka. Imana ishimwe. Ariko haleluya, izo mbabazi namaze kumenya neza ko iyo umuntu afashe bize yo kujya mu murima akavuga ati ngiye mfite imbuto y'ibirayi ngiye kujya mu murima ngiye gutera, akora bize yuko wa murima azawukorera imbuto, yarangiza agashaka ifumbire, agashaka abakozi. Imana itugire neza cyane. Agatangira agashaka amafaranga azakora muri bya bintu, uwo muntu aba yakoze bize. Imana itugire neza kandi Imana itwambika imbaraga. Nawe kora bize gukorera Imana. Haleluya. Amen. Ariko haleluya, Imana itugire neza cyane. Imana itwambitse imbaraga. Imana yongere ituvuganire. Imana yongere ikugereho, hongere usabe ibyiringiro. Imana itugire neza cyane. Nyamara reka nkubwire ngo umuntu ashobora kuguhiga akakugwanya, nukuri Imana ikamusebya mbere yawe. Reka nkubwire ngo korera Imana. Niba uri gukorera Imana nta bujyaji, Imana izakurengera. Niba uri gukorera Imana uri kuyijyaji, izagukoza isoni. Imana itugire neza cyane. Imana idufashe. Hongera ugaruke mu nzu ya data, hongera ugira ibyiringiro, hongera usengere mu kuri no mu mwuka. Imana idufashe cyane. Bantu twirinde gusabanya. Heto pestaya bone sile gustine vosa sado veria sile eniwa. Imana idufashe cyane. Nukuri hagarara kukuri kwawe, bwira Imana, wibwire ngo Mana burya ndongeye ndagarutse, ngomba kongera kugira ibyiringiro yuko ngure kugukorera.
ishimwe cyane. Aleluya. Nasomye ijambo ry'Imana riri kumbwira ngo nuko bene abo ngabo badakunda ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo abanyabwenge baramwaye kuko abanze ijambo ry'Uwiteka ngo mbese ubwenge bubarimo ni bwenge kisi. Haleluya. Hari abantu baba badashaka kumva ijambo ry'Imana bagatangira bakagukatisha hirya no hino, ariko reka ngubwire ngo ijambo ry'Imana riravuze ngo abanyabwenge baramwaye. Imana tugire neza cyane, Imana idufashe. Ariko haleluya. Ariko none kubayubashe nanone nasomye ijambo riri kumbwira ngo ijye ibasha kwimura imisozi yarangiza ikayubikana uburakari bwayo. Imana ishimwe cyane. Hari uburyo Imana ikwiriye kukubikira imisozi yakubayeho akarande. Urafite imisozi y'uburwayi, urafite umusozi w'ikigaragaza runaka, urafite ikigeragezo, Imana ikugirire neza, Imana ikwambike imbaraga. Urafite uyu musozi ukubereye umusozi, ariko Kristo abasha kuruhura abarushe, akaruhura abaremerewe. Imana itugirire neza cyane, ariko mumvugire ngo amina. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza. Ngo Imana yajyanye na Eliya ku musozi witwa Karumeli, yamukoze isoni imbere y'ibigirwamana. Imana itugirire neza cyane, kandi Imana itwambike imbaraga. Nawe ngwifurije guhamama neza, ngwifurije kubana n'Imana, ngwifurije kubibamo, ngwifurije kongera gufata agakiza. Imana itugirire neza cyane, Imana idufashe. Ariko amina. Haleluya. Musi umwe umuntu yigeze kutubwira agatekerezo, aravuga ati Herode akimara kumenya neza ko Yesu yavutse, ngo yaragiye aravuga ati n'ubundi ndibuze kumushaka kugira ngo mwice. Ngo nuko Mariya na Yesu ngo baragenda baza kumenya iyo nguru, baragenda bageze ahantu bari kubiba amasaka, ngo banyura ku babibyi, baragenda bageze inyuma yayo, ngo nuko barahisha, ngo Herode aza yiruka. Imana itugire neza cyane. Mu by'ukuri nubwo bari kubiba amasaka yereye umunsi umwe, ngo nuko ababibyi basubiza Herode, kuko Herode yarababaje ngo mbese nta bantu banyuze hano babiri. Ngo nuko ababibyi barababwira ati abantu duheruka kubabona mu gihe cy'ibiba, none wowe uje mu gihe cy'isarura. Imana itugire neza cyane. Imana ijya ibasha kuduhisha, Imana ijya ibasha kutubera amaso. Wowe uri mu itorero ariko ntabwo urimo neza, ongera wemerere Kristo kugira ngo ongera kugarukeho. Ongera wemerere Kristo yongera kugaruka. Ele wado pastaya bonesile gustine vosanse. Ere vesanse do kenevo sile gustine vosanse do kenevo. Imana ikugirire neza. Imana yongere igaruke ku bantu b'Imana bamaze guta ibyiringiro. Imana yongere igaruke ku bantu b'Imana bamaze gutagakiza. Reka mabwire ngo nimureke twongere tugashake kuko akakiza karagoye. Imana itugirire neza cyane, Imana itugirire neza, Imana idufashe. Ndashoje mwifuriza kugira ngo wongere ugarura ibyiringiro, wongere ugarura ibyiringiro. Ubwira Imana ngo Mana, maze kumenya neza ko Herode yapfuye nyamara Yesu akiriho, hongera ubwire ngo nanjye nzi neza kuzandengera. Imana ishimwe cyane. Ariko haleluya. Abizeye neza ko Imana izabarengera, tugiye gusengana Imana. Abizeye neza ko Yesu azabarengera, tugiye gusengana Imana. Imana itugire neza cyane, kandi reka ngubwire ngo nukuri Imana izagutabara. Abaguhize bahari, Imana izakurengera. Abakugwanyije bahari, Imana izakuba hafi. Abaguhize bahari, Imana ishimwe cyane. Gusa upfa kuba mu masezerano ntuyavemo, kwiringira Imana, ukizera Imana. Imana irebera hasi icyarimwe, ntawayisenze ngo yikorere amaboko. Imana tuyigire neza. Turashoje, tugiye gusenga Imana, tugiye kongera kuyibwira ngo Mana, ari byinshi twagendeyemo bituma ducika intege, bituma dusubira inyuma, bituma ducogora, ariko twumvishe ijambo ryawe turongeye tugize ute, turagarutse. Haleluya. Tugiye gusenga, ni ukuri tugiye gusenga, ariko haracari ibyiringiro. Mana data wa twese, Imana ifite imbaraga. Tumaze
tumaze kumenya neza ko ijambo ryawe ritubwiye ngo ni uko Herode amaze gupfa marayika abwira Yozefu ngo nagarure umwana na nyina, natwe ibyo turabyizeye. Aleluya. Intego iratubwiye ngo ni uko ibiduhiga bisize natwe tuzabaho. Ni ukuri hari byinshi waturindiyemo kandi Esitaya Bonesire Gustine Vasanse hari byinshi byaduhiza ariko ubana natwe uraturinda utugirira neza uratwimana. Hari benshi batambutse ariko tubaho, ntabwo ari kubw'imbabazi zawe ahubwo ni kubw'imbabazi zawe. Izina ryawe nirishimwe. Urakoze, nukomeze udushigikire kandi ukomeze kuturengera, ukomeze kutwambika imbaraga, twamaze kumenya neza ko ijambo ryawe ryera kandi ijambo ryawe ni umuhigi rirahiga rikavumbura. Nukomeze ubane natwe kandi utugirire neza, ndetse n'abumvisha ijambo ryawe ntirica mu gutwi ngo rihinguke mu kundi, ahubwo rizatubera imbamba n'urwego bizatugeza ku gakiza kawe. Uko niko dusenze twizeye mu izina rya Yesu, amen. Zani nkaro ko tuza kuvugisha yifuza ko umusengero mugira inama cyangwa se indi nyunganizi yari yose twakubona ku hiyo nimero. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Yatubona kuri nomero ya 078 51 34 65. Yatubonera kuri 078 51 34 65. Imana ibahe umugisha. Shalom.